Abaforomokazi 161 n'abaforomo 52 barimo abagombaga kurangiza umwaka ushize n'abarangije muri uyu nibo bashyizwe ku isoko ry'umurimo n'ishuri rikuru ry'ubuzima rya riherereye mu karere ka Gakenke. Ibi bibaye nyuma yuko umwaka ushize uyu muhango wari uteganyijwe wasubitswe ku mpamvu zitandukanye zirimo ko inzego zibishinzwe zitari zagenzuye ngo zirebe niba bujuje ibisabwa. Kuri ubu ubuyobozi bw'irishuri bwemeza ko ibyari byatumye bahagarikirwa gushyira ahagaragara aba bafasha b'abaganga ngo ari uko batari bagaragaje niba ibyo basezeranyije inzego zibishinzwe mu gutangira iri shuri barabishyize mu bikorwa. None ngo basanze ibyarakemutse nk'uko bisobanurwa na Pauline Uwajeneza uyobora iri shuri. Bagombaga kubanza nabo kuza kuko bwari ku nshuro ya mbere, bagombaga kuza bakareba nimba ibyo twariyemeje igihe twasabaga tukemererwa koko twabyemeye ko twabikurikije, ko abanyeshuri bize uko bagombaga kwiga ko bafite ubumenyi ngombwa bagombaga gukura hano. Basanze koko twarigishije uko bigomba, abanyeshuri bacu bafite ubumenyi bukwiye. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru buhakana ko bwaba bukemanga ubumenyi bw'aba baforomo n'abaforomokazi ngo ntibiri mu mpamvu zatumye ubushize batemererwa gutanga izi mpamyabushobozi, ahubwo ngo hari bitari byakurikijwe. None ibyo ngo byashyizwe ku murongo nk'uko bisobanurwa na Musabyimana Jean Claude, guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Aha ikibazo ntabwo ari ubumenyi, ikibazo ni inzira ni ukuvuga ngo hari inzira itari yubahirijwe, kandi aho yubahirijwe urabona ko nta kibazo gihari, ntawe ufite doubt ku bumenyi, ahubwo hari imihango igomba kuzuzwa kugira ngo igikorwa cyose gikorwe. Iyo rero habuzemo umwe ntabwo bishobora gukorwa, kandi niyo byakozwe kandi murabona ko byagenze neza nk'uko byagombaga kugenda. Aba baforomokazi n'abaforomo bamwe bamaze kugera mu kazi, hari n'abiteguye kugatangira. Icyo bahurizaho ni ugutanga serivisi nziza, ikintu basanze benshi mu babanjirije bakenengwa, ikintu inzego nyinshi zivuga ko gituruka ku buke bwabo n'umushahara muto bahabwa ugeranije n'akazi bakora n'umubare munini w'ababa bakeneye kandi bababaye. Ariko aba ngo bazitanga uko bashoboye kandi ngo ntiberekeje amaso cyane ku mushahara. Ku bijyanye n'umushahara n'akazi dukora ntabwo byahura, ntabona icyo uhemba umuntu waguhaye ubuzima. Mu by'ukuri ntabwo nagiye muri uyu mwuga icyo ngamishe cyane ari umushahara. Icyo nari ngamije, icyo numvaga kinkurura cyane ni gufasha abantu babaye kandi bashima. Abarwayi banyitegeho byinshi nk'uko nabitojwe, nk'uko nabyize, nk'uko mwabonye twabirahiye mu ndahiro yacu. Sohotse ndi umuforomo wujuje ibyangombwa, sohotse ndi umuforomo uje gufasha abarwayi. Ikintu cya mbere ngewe nzitaho ni ibijyanye no kuvugisha abarwayi neza. Akenshi ugasanga bamwe barimo baravuga nabi, barakora ibintu bigize, ariko ngewe icyo banyitegaho ng'umuforomo urangije nuko abarwayi ikintu nzafatanya nabo ni ukubabwira neza. Ubuyobozi bw'iri shuri bwemeza ko bwahaye aba banyeshuri ubumenyi buhagije no kwigishwa indangagaciro zihariye z'uyu mwuga, ariko kandi ngo hari n'itegeko rihana uzanyuranya nawo nk'uko baba banabirahiriye. Uyu mwuga ni umwuga mwiza, ariko nk'uko nigeze kubivuga ni umwuga usaba umuntu kugira ubumenyi bukwiye kugira ngo abashe kuwukora, ariko kandi akagira n'indangagaciro z'ubumuntu. Kuko mwese mubizi, iyo umuntu arwaye, iyo umuntu afite intege nke, yifuza yagiye kwivuza kwakirwa n'umuntu umubwira neza, umuntu umwubashye, umuntu umuhumuriza. Icyo rwose nibyo ni ibintu by'ingenzi uyu mwuga wacu usaba. Uretse ko n'umuco wacu bidutoza, ariko n'amategeko y'umwuga wacu arabisaba. Turizera rero ko bazabyubahiriza, kandi batabyubahirije barabizi neza ko babibazwa. Ubumenyi bahabwa n'impanuro byiyongera ku ndahiro. Ibi byose byagakwiriye kumvikanisha ko umuganga cyangwa umuforomo hari akazi kamutegereje kandi kamusaba kwitwararika. Ubuke bwabo bufatwa nk'imwe mu mpamvu zituma benshi badashimwa. Hari icyizere cy'uko aba basaga 200 hari icyo bagiye gufasha leta, nubwo ngo bakira agatonyanga mu nyanja. Fulgence Kizwera, Royal TV.